rero hari message mfite ndumva ashaka ko tubanza kureba niba ari ibishusho, niba ari amafoto. Hari amafoto nshaka ko badushyiriraho kugira ngo murebe. Reka badushyirireho biriya bicapo. Ibi bijyanye na message umwami Yesu nadushoboza nzatanga ubutaha, ariko ahangaha ni bijyanye n'amasezerano. Ni amagambo abiri akenshi akunda kuvugwa, promise cyangwa promises na covenant, alliance, isezerano. Mu Kinyarwanda hari ni isezerano, hanyuma hakaba n'igihango, sibyo? Ni ukuvuga ngo promise ni isezerano, hanyuma ndashaka ngo mubifate mu mutwe. Promise ni isezerano, hanyuma alliance cyangwa covenant ni igihango. Noneho isezerano rishobora kuba riri unilateral, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gutanga isezerano we wenyine akaba yariha umuntu cyangwa se yasezeranya gukora ikintu bidaturutse kuwo bazafatanya. Iryo ni ryo sezerano. Hanyuma igihango ni isezerano riba hagati y'abantu babiri. Wananirwa utashobora byatinda, ariko kiba ari igihango, ni ibintu bibera hagati y'abantu babiri. Aha rero ndashaka kubereka intangiriro ry'umuhamagaro wawe, intangiriro ry'umugisha wawe, intangiriro ry'agakiza kawe, intangiriro ry'iby'Imana yakuvuzeho. Amen. Ikiriya gicapo cya mbere kigaragara nk'umubumbe kiravuga ngo isezerano mu kurema. Igihe mu itangiriro Imana ivuga ngo isi yari itarimo ikintu na kimwe, hanyuma Imana iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, hanyuma ikavuga uburyo nta kintu cyari kirimo, yari vide, hanyuma ihamagara umucyo iwutandukanya n'umwijima n'ibindi byose. Muri kiriya gice cya mbere murabibona. Noneho muri ko kurema ibizengurutse, kuko habayeho amasi, yaremye amasi menshi, arema amajuru menshi, arema amanyenyeri menshi. Muri ibyo byaremwe izana n'isi ifite ubutaka uyu munsi twebwe duhagazeho, tugendaho, dukoreraho. Mu by'Imana rero yatanze nk'isezerano, ni ukuvuga ngo yayitanze we wenyine ku giti cye. Yatanze isi. Uyu munsi dufite umurage w'iki? Umurage w'isi, kuko Imana yarawutanze, idashingiye ko muzabyemeranywaho. Amen. Yatanze isi. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni isezerano yahaye Adamu, Adamic covenant. Isezerano yahaye Adamu iramuremye, imushyize muri yasi yaremye, yatanze, nta kishingiyeho, imushyiramo, arangije akora icyaha we n'umugore we. Hanyuma Imana ntiyamurekeye aho, imuha isezerano batabyumvikanyeho, ibaha isezerano batabyumvikanyeho bombi. Mu gice cya gatatu, igihe bamaze gucumura bakibona bambaye ubusa, hanyuma Imana yaragiye yica igikoko, izana
uruhu rwayo irwambika Adamu na Eva nk'isezerano ry'uko ibyaha bye bitwikiriwe. Guhera icyo gihe ndetse n'igihe cy'abatambyi iyo bazaga gutanga ibitambo byo gusaba imbabazi z'Abisirayeli, babaga ibyo bitambo batambaga byabaga ari nka rwa ruhu rwo gutwikira ibyaha by'Abisirayeli. Murabyumva? Biracyari iki? Isezerano, kuko nta kintu yasezeranye na Adamu na Eva, ibyo basezeranye barabyishe. Ikintu yifuzaga nuko icyo yababuzaga bagombaga kukireka, ariko bamaze kutayumvira byagaragaye ko ku ruhande rw'umwana w'umuntu nta sezerano yatanze, bigaragarira mu mirimo ye. Amen. Rero mu gice cya gatatu cy'umurongo wa 15 niho Imana yongeye guha isezerano Adamu na Eva, irababwira ngo ni hariya yabwiraga inzoka na n'iriya couple ngo nshize urwangano hagati yawe wanzoka we n'uyu mugore, nshyize urwangano hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mugore, azagukandagira umutwe nawe uzamurya ku gatsinsino. Ibyo ari byo byose, nubwo iyo nzoka izakomeretsa urubyaro rw'umugore, urwo rubyaro ruzaba rwayikandagiye. Hari imbaraga ziruta izindi, hari imbaraga ziruta izindi bene data. Ikintu gishobora kukubaho, gishobora kuguhungabanya, ariko muri wowe niba harimo Kristo, ufite imbaraga ziruta kiriya kigeragezo kiguhagaze imbere. Haleluya, amen. Reka twihute ku isezerano rya gatatu. Isezerano rya gatatu yarigiranye n'umugabo witwa Nowa. Abo bose ni abantu yahamagaraga, yumva yababonyemo gukiranuka, yababonyemo ubutwari, yababonyemo ikintu kidasa n'ibindi. Adamu yamubonye atandukanye n'ibisimba. Hanyuma igihe cya Nowa, abona Nowa niwe mukiranutsi mu bantu bari bariho icyo gihe, ngo kuko ngo ibyaha byari bimaze kuba byinshi cyane. Imana ayo mateka murayazi, iramubwira ngo yubakire ubwato, hanyuma winjiremo n'umuryango wawe na buri gisimba cyose na kigenzi cyacyo, ikigabo n'ikigore, kuko Imana igiye kurimbuza isi n'ibiyirimo byose umwuzure. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yasi yaremye yikunze, yasi yashyizemo umuntu ikanamubwira ngo tegeka iyo si n'ibiyirimo. Isi n'ibiyirimo n'abayirimo barakaje Imana, none irashaka kubirimbura byose. Imuha isezerano. Umwuzure umaze kubimaraho, Imana ihagarika umwuzure, irangije isanga ngo umwana w'umuntu nuko azahora. Imuha isezerano Nowa ko atazongera, Imana itazongera kurimbuza umwuzure isi. Imuha isezerano ry'umukororombya, ngo igihe cyose nzahora mbona umukororombya mu bicu. Nubwo abantu bazaba bacumuyeho cyane, ibyaha ari byinshi cyane, ariko nimbona uriya mukororombya, uburakari bwanjye buzazima, sinzongera kurimbuza umwuzure isi. Mu gice mugende mubyandika ko hariho amagambo, hari imirongo myinshi tutari busome. Ni mu gice cya 9, aho ngaho niho Imana isezeranya ku murongo wa 19. Niho isezeranya icyo kimenyetso. Igihe cyose hari igihe njya nkibona nkavuga niyo ni Imana yari yiteguye kurimbura isi, none ijambo ryayo rirayifashe
nukuri nimujya mubona mujye mushima Imana, kuko ni nko kubukibutsa umuntu, umwana w'umuntu ngo muncumuyeho, ndarakaye, ndababaye, ariko sinshobora kubarimbura. Nimubona nicyo bisobanura. Hanyuma arabyaye, aragwiye, hanyuma igihe kiragera baramwibagirwa, bibagirwa rya sezerano ry'Imana, batangira kwibakira ibintu bikomeye cyane ngo bazamuke bagere mu ijuru. Imana mu gice cya 12 cy'Itangiriro igirana isezerano n'undi mugabo, iramubona, imubona mu bantu basengaga ibigirwamana. Muzi ko mu byaha tugenderamo hari igihe Imana ikubona ko mu mutima wawe ubibamo ariko utabikunze, utabishaka. Rero okaziyo niboneka yo kubyanga, yo kubicika, ntukagire isoni abantu. Amen. Tugeze ku isezerano rero rya Aburahamu. Aha Aburahamu mu kiriya gice cya 12 Imana imuhamagara ngo va mu gihugu cyanyu, mu muryango wanyu, no mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, mu butaka nagusezeranije. Igice cya 12 umurongo wa 2 wa 3 ngo nzaguha igihugu, hanyuma nzaguha umuryango, amoko menshi. Icyo gice guhera ku gice cya 12, hanyuma usomye igice cya 15, igice cya 17, aho hose Imana igenda imuha amasezerano y'ubutaka, ikamuha amasezerano y'urubyaro, kandi ikamuha n'isezerano ryo kuzabana nawe. Amen. Ndashaka kubaza, kugeza aho hari aho wibona wowe? Hari aho wibona? Ni bake bibonye. None se ntukomaka kuri Adamu? Ubu se uri hehe? Nuri kuri ubu butaka? None se ubwo urumva iryo sezerano ritarahawe Adamu n'abazamukomokaho bose? Hanyuma Nowa kuba yararokotse umwuzure uyu munsi ukaba utariho, urumva iyi sezerano Imana yasezeranije Nowa atari ryawe? Ngo igihe cyose uzajya ubona uriya mukororombya uzajya umenya ngo ndi safe, ndarinzwe, ukanawubwira ngo kubwanjye uyu mwuzure ntushobora kubaho kubera isezerano wangiriye. Hanyuma Aburahamu Imana iramubwira ngo va hariya muri kiriya gihugu baterekera, babandwa, baraguza. Ese ninde munyarwanda utarakomotse mu muryango baraguje baterekereye? Wowe ushobora kuba ufite imyaka 20, ariko sogokuru wawe se ntabwo ntashobora kuba yarabibayemo. Iyo heritage, uwo murage turawonka, tukawurya, bakawuduhekamo. Ariko Imana imaze guhamagara Aburahamu ikamuvana muri uriya muryango nk'uko yacu yari imeze, we yamubwiye ngo ahaguruke mu buryo buri fiziko bufatika bwo guhaguruka ko kagatekere imizigo ye n'umugore we n'ibyo byose akagenda. Ariko twebwe tugendera mu buryo bwo kwizera, tubana nabo, ariko ibyo bakora ntitugomba, ibyo bizereramo ko ari byo bibarinda, ntabwo twebwe tugomba kubyizereramo. Amen. Hari abantu bafite ikibazo cy'ibitotsi, mukanguke, Kristo abamurikire mu izina rya Yesu, kuko ubu ngubu birashoboka ko wowe uri usinziriye message yari yawe.
irukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma Mose, Imana imuha isezerano, itanga isezerano, ariko iriha Isirayeli muri Mose, ko yaricishije mu kanwa ka Mose muri amategeko 10. Aho rero Imana itangiye kubaha responsibility, uko yahaye Mose Aburahamu responsibility ngo haguruka. Nowa yamwinjije mu bwato, Adamu yaraje aho ari mutwikirira aho ngaho ari kwimwigiza hirya yaho yari yamushize. Ariko Aburahamu aravuga ngo nuhaguruka ukagenda, nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi uzaguha umugisha nzamuha umugisha, ngo mu nda yawe, ntabwo ari inda y'undi muntu, niho hazakomoka urubyaro, amahanga. Amen. Noneho ayo ubwo bwoko bumaze ku mbega, urumva yabanje kumuhamagara ari umwe, hanyuma amuha isezerano ry'urubyaro, bibanza guca mu nzira zigoramye kubera yuko Aburahamu yabonye ashaje cyane, yumvikana na mukecuru we, hanyuma baca ku ruhande, ariko babyara umwana utari uw'isezerano. Igihe kigeze, kuko Imana igihe cyayo cyari kigeze, yewe njya nibaza kuki Imana yategereje ko ageragezwa muri ruriya rwego, akazenguruka hanyuma akabyara umwana utari uw'isezerano, kandi iryo sezerano ryari ririho. Ese Aburahamu yari yaryibagiwe? Usanga muri Bibiliya ntabwo yari yabyibagiwe, ahubwo yabonye yuko Imana yibeshye, hanyuma yumvikana n'umugore we, aravuga ati niba umugore wanjye abyemeye turabyara uyu mwana. Ariko Imana iraza. Ntekereza ko Imana yashatse kwerekana ubumana bwayo mu gihe cya bugufi no mu gihe cy'imyaka myinshi. Imana ntabwo ijya ihindura ururimi na rimwe, ntijya ihindura ururimi. Icyo yavuze ntabwo ari ba bagabo babeshya, ntabwo ari ba bagore babeshya, ntabwo ari wa muntu w'isezerano rikamunanira gusohora gusa. Imana iratinda. Rero aho ngaho Imana iyitinda ibiriho icura wa muntu yahaye ya sezerano. Ubu ngubu hari isezerano Imana yakuvuzeho iriho iragucura, kugira ngo nirisohora ugahagarara ngaho ukarivuga. Abantu bazavuga ngo ibi bintu si feke, ibi bintu si ibyahimbye, ibi bintu si ibyo yavanye ahandi hantu, kuko turamuzi, tuzi urugendo yagize, tuzi igihe yagize, tuzi ibihe yanyuzemo. Amen. Aho rero igihe cya Mose, urumva babanje kugenda nk'umuryango mutoya wa Yakobo, bajya muri Egiputa, baragenda, hari umuryango umwe, bahinduka ishyanga ryose, iryo shyanga rihinduka abacakara. Hanyuma igihe kiragera, Imana ihagurutsa Mose, irabambutsa. Sindi bujye muri byinshi. Baragenda, binjira mu butayu, batangira kurakara, batangira kwicuza, bibuka inkoni bakubitwaga ariko bakarya, bibuka agasuzuguro basuzugurwaga ariko bakarya. Hanyuma Imana imuha amategeko 10. Aho niho rero Imana yatangiriye kubaha kondisiyo. Jewe dore nzabatabara, nzabagirira neza, nzagenda imbere yanyu, ariko namwe ntimukagira izindi mana muzigira mumbangikanya. Igihe cyose rero bateshukaga kubera amoko bazengurutse, barahanwaga nabo bakivumbura. Ahangaha Imana ivuga uburyo isezerano yamuhaye mu itangiriro mu gice cya 19 cyose mushatse mwagisoma. Hanyuma baza kugera igihe bambuka. Ndumva iryo sezerano
ryarabaye kuri Mose na Yosuwa warangije mission ya Mose mu kwinjiza Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma hatangira abacamanza, hanyuma Samweli, hanyuma abami. Igihe cyose cy'abami batangiranywe n'umwami Sawuli, ariko uwo mwami Sawuli ntabwo yari yatowe n'Imana. Ni nacyo gituma nta sezerano yamuhaye, ahubwo isezerano yarihaye uwo umutima w'Imana wishimiraga, Dawidi imusezeranya ko ubwami bwe azasimburwa n'uwo yabyaye mu buryo bw'umubiri, kandi akazasimburwa n'uwo azaba yamukomotseho no mu buryo bwo mu mwuka. Donc ubwami bwe Imana ibumusezeranya mu nzira ebyiri, yuko butazigera, ubwa kabiri butazigera buhanguka. Amen. Tubisoma mu Samweli wa kabiri, muhandike, ntabwo turi buhasome naho. Igice cya 7 avuga isezerano musezeranije kuri Salomo ko ari uzamusimbura. Impamvu ndatekereza ko yamubwiye Salomo nuko Salomo yari yaje aturutse ku mugore bagiranye bibazo. Ikindi akaba yari afite bakuru be batitwaye neza. Nicyo gituma Imana yashatse gucaho akarongo ngo Dawidi atazahava yibeshya, nkuko mu muco w'Abisirayeli bameze, ndetse no mu yindi mico myinshi, ngo umwana wa mbere niwe ugomba kwegukira ubutwari. Imana imwemeza neza yuko ari Salomo, umwana uzaba wavutse kuri Batsheba, inyuma yo guhanwa kuko Imana yaramuhanye. Hanyuma muri Luka Imana irabihamya, noneho mu rubyaro rwa Dawidi hazakomokamo ubwami butazigera buhanguka iteka, ari bwo bwa Kristo. Mu gice cya mbere umurongo wa 32 n'uwa 3 na 33 turihuta. Inyuma y'ubwami bwatangiranywe na Sawuli, burangirana nuko Abisirayeli bajyanywe inyagano kubera ibyaha bagiye bakora, baragenda batwarwa n'ayandi moko, baragenda bacakara i Babuloni. Hanyuma igihe kiragera baza kugaruka mu butaka bwabo. Apana ibyo aposo atwigisha ubu ngubu inyuma y'imyaka 2000, oya, ni igihe bari baratwawe na Babuloni, hanyuma baza kugaruka. Bagarutse nibwo bongeye kuba ishyanga. Hanyuma ni muri ya myaka 400 bamaze nta buhanuzi, nta muhanuzi ugira icyo avuga. Noneho Yohana Umubatiza atangira kuvuga, ategura inzira za Yesu. Ku gihe cy'isezerano rishya rero, aho Kristo yaje kugira ngo atangize umugambi w'Imana, iryo sezerano nta handi ryabonekeye, nta handi Imana yaritangiye, ni mu maraso ya Kristo, mu gitambo cya Kristo umwana wayo ku musaraba. Muri Mariko ibice bya 15 aho hantu aravuga uburyo yafashwe, uburyo yakubiswe, uburyo acira urubanza, uburyo yabambwe ku giti, uburyo yapfuye, uburyo yahambwe, uburyo yazutse. Uyu munsi ubwo bwami nubwo tutabubona ngo tubufate, nicyo kimwe n'itorero rya Kristo. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo itorero rya Beteli nshobora kurifata, nshobora kugenda nkahicara, nshobora kurokaliza nkavuga ngo ni Remera hariya ku Giporoso munsi ya gare, umuntu yaba yakubwira kuko birafatika. Ariko itorero rya Kristo riri ku isi yose, riri muri wowe. Ushobora kuba wicaranye n'umuntu uririmo wowe utaririmo. Amen.
kubw'iri sezerano rishya ryagaragaye mu maraso y'umwami Yesu Kristo. Amen. Rero nyuma y'iyi revision yo kumenya isezerano ndetse n'igihango wagiranye n'Imana, nagira ngo nkwereke ahantu ukomoka, nagira ngo nkwereke ko iryo sezerano ryahawe Adamu warihawe, iryahawe Nowa warihawe, iryahawe Aburahamu warihawe, igihango Aburahamu yahawe waragihawe, kuko mu Bagalatiya igice cya 3:29 haravuga ngo ubwo muri aba Kristo. Ubu noneho ndiho ndashaka kubwira uwamaze kumva ko Yesu ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Ubwo uri wa Kristo ubaye urubyaro rwande rwa Aburahamu, kandi ubaye iki? Umuragwa. Ibyo yasezeranijwe n'ibyawe. Umutwe w'amagambo yacu rero uyu munsi uravuga ngo ufite umurage, uruhare n'urwibutso muri Isirayeli, muri Yerusalemu. Reka mvuge Yerusalemu. Ufite n'ikibazo. Ufite umurage, uruhare n'urwibutso muri Yerusalemu. Yerusalemu mubyibuke ni ebyiri. Hari Yerusalemu ya hariya muri Isirayeli, ariko hakaba na Yerusalemu yo mu ijuru. Umuntu wamenye Yesu, umuntu wizeye Kristo, afite umurage muri Yerusalemu yo mu ijuru. Niba afite umurage, uwo murage arawuharanira, uwo murage arawurwanirira, uwo murage arawuharanira. Niryo jambo rivuga ngo uruhare. Ufite uruhare mu murage wawe. Ukora iki kugira ngo umurage wawe koko uragwe bikwiriye? Icya gatatu, ufite urwibutso muri uwo murage. Ibyo bintu tubibona mu gitabo cya Nehemiah, igihe bari bamaze kumubwira inkuru z'i Yerusalemu, bamubwira ukuntu hasenyutse, ibintu byabaye bibi cyane. Hanyuma arahaguruka avugana n'abandi bantu abashoboye kumufasha, abagiye agenda arazenguruka, abona uburyo Yerusalemu yasenyutse, inkike zasenyutse. Hanyuma atangira kubakana n'abagenzi be. Noneho harimo abantu b'abanzi b'Imana ya Isirayeli, bangaga Isirayeli, batashakaga ko yubakwa. Hanyuma baza kubaca intege. Mu gice cya 2 umurongo wa nyuma wa 20 aravuga ngo twebwe tuzubaka, twebwe tuzavunika, ariko tuzubaka, kuko Yerusalemu ni yacu. Ariko mwebwe nta ruhare, nta mugabane, nta n'urwibutso. Ayo magambo niyavuze ukwanjye, yavuge uko Bibiliya yavuga, ariko ngewe nayatondetse uko nanayavuze uko nyumva. Muri Nehemiah igice cya 2 umurongo wa 20. Maze ndabasubiza nti, Imana nyir'ijuru nizatubashisha iki kizatuma twiga abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite. Ni ukuvuga ngo nta buryo. Twebwe dore dufite umwiko, dufite n'amacumu, turiho turarwanirira Yerusalemu, turiho turubaka inkike. Wowe se ufite iki? Ikindi, twe turiho turahubaka kuko tuafite umugabane. Aha niho kwa basogokuru, aha niwo mugabane Imana yahaye sogokuruza wacu Aburahamu.
ufite uwuhe mugabane? Ese uwo mugabane ufitemo uruhe ruhare? Hanyuma urwibutso rwawe, nta muntu ushobora kukwibutsa icyo warazwe. Nta muntu ushobora kukubwira ngo ariko uzi neza yuko hariya kwa so hari itongo yari kuraze. Ukiri mutoya babikubwira, ukiri mutoya ugakura babikubwira, wagira ububasha noneho ugatangira kuharanira. Amen. Rero uyu murage Nehemiah ariho arwanirira, aho ngaho ahera mu isezerano Imana yagiye basekuruza guhera kuri Adamu. Hari abantu rero batigeze baha agaciro umurage wabo. Hari abantu batigeze baha agaciro iby'Imana yasezeranije muri Kristo Yesu. Hari abantu no mu Bwisirayeli, hari abantu batigeze baha agaciro iby'Imana yavuze kuri basekuruza. Abo rero nibo bagiye bagwa mu buryo bw'umwihariko mu kubara aho Imana yazengurukishije Abisirayeli, ikabazengurukisha imyaka 40 ahantu bari kugenda iminsi 11. Kubera iki? Kubera ko binangiye imitima yabo, ntibemeye iby'Imana yavuze, ntibemeye amasezerano, ntibemeye kugendera mu buyobozi bwa Mose wahamagawe. Bari bafite ikibazo, ariko ni ingorane zikomeye z'abana b'abantu. Aha naho naratekereje kuki badefiye autorite ya Mose kandi babonye ibimenyetso by'uko atari we wizanye, ari Imana, kuko yaramubwiye ngo uzababwire ngo nitwa ndiho, ndi Imana yabasekuruza babo Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana ikivuga, akagenda akabivuga. Mose yari yarakuriye mu nzu yo kwa Farawo, mu mana nyinshi cyane zo muri Egiputa, ku muntu utari ufitanye isezerano cyangwa utari ufitanye amakuru n'Imana ya Isirayeli. Rero baramurebye baramusuzugura, uyu munyamahanga, uyu muntu wakuri, nubwo amaraso ye ari ayo muri Isirayeli, ariko ni umunyamahanga kuri twebwe. Baramudefiya, basuzugura ubuyobozi bwe. Imana igera igihe imubwira ngo ntabwo ari wowe Mose basuzuguye, ni jyewe, kuko nige naguhaye ubutware, nige nguha ijambo, nige nguha imbaraga, nige nguha gutegeka amazi agatandukana, nige nguha gutegeka urutare rukazana amazi, nige basuzuguye. Aba rero Mana, ngo guhera ku myaka 20, ku mavuko y'imyaka 20, ubwo ni ukuvuga ngo hariho abavukiye mu butayu, abavuye muri Isirayeli batwite bakabyarira abana mu butayu, hanyuma bageze kuri Yorodani bafite imyaka ingahe? Bafite 40. Ni ukuvuga ngo nabo bavukiye mu butayu baguye mu butayu kubera gusuzugura isezerano ry'Imana, kubera gusuzugura icyo Imana yabavuzeho. Muzabisome mu gice cya 14 ngo bose nta numwe uzambuka Yorodani. Hari amasezerano duhabwa, hari igihe Imana ivuga ibintu ahangaha, hari igihe mvuga ngo Mana ko iri jambo aposo hari igihe kenshi yigisha ahangaha, hanyuma muri message hagati agatangamo ubuhanuzi. Mujye mubwira umwuka wera, mubwire spirit zanyu, imyuka yanyu ngo genda witeguye ubuhanuzi ku buzima bwawe, kuko no mu ijambo havugwamo ubuhanuzi. Hari igihe noneho mu buryo buri specific ashobora kuvuga ngo Imana ivuze gutya, ntabwo ari jyewe. Niko Abisirayeli bashiriye mu butayu. Bene data, uyu munsi turagenda muri iyi si nk'abagendera mu butayu.
kandi turi hafi yo kwambuka kuko Yorodani iri hafi, Kristo ari hafi kugaruka. Ibimenyetso byose turabibona byo kugaruka kwe. Baguye mu butayu kubera kutizera kwabo. Ntugaragareho kutizera. Kutizera kwabo niko kwatumye bagwa mu butayu. Kutizera kwabo kwatumye basuzugura Imana muri Mose, kugezaho Kalebu na Yosuwa bagomba kuba baravuye muri Egiputa. Simbizi, bagomba kuba baravuye muri Egiputa cyangwa se bageze hafi ya Yorodani bari nko mu myaka 35 n'umunani gutyo, kubera ko bagiye mu batasi. Sibyo? Bagiye mu batasi, bagiye gutata igihugu cy'isezerano. Hanyuma bagiye bamaze kwambuka Yorodani, bamaze kwinjira mu gihugu cy'isezerano, Yosuwa atangira kubagabanya ya midugudu ya miryango 12. Ibyo mubifate mu bice h'akarongo. Yosuwa agabanya Abisirayeli imidugudu yabo bakurikije imiryango 12 ya Isirayeli. Natwe uyu munsi Imana yatugabanyije imidugudu yacu, tuzayigaho ubutaha. Noneho Kalebu na Yosuwa nibo bonyine batazanye inkuru y'incamugongo mu Bisirayeli. Urumva uko turi ahangaha twese, harimwo abashizi b'amanga, hari ababona ikintu bagahita bakangarana, hari abakibona bagahita birukanka. Bakiruka. Kandi iyo wiruka nabi, uca mu nzira utazi kuko uriho uhunga, none ugahura n'igiteye ubwoba cyagukangiye aho wari uri. Nicyo gituma bakunda guca umugani ngo abantu benshi bahunga ikibarimo. Aho uzagera ubwo bwoba wagize uzongera ugire ikindi kintu kigukange, ugira ubwoba. Ntugakurwe umutima n'icyo ari cyo cyose ufite Kristo muri wowe. Amen. Rero abangaba Kalebu na Yosuwa Imana yarabibutse kubera barwaniriye umurage yari yaravuze kuri Aburahamu. Bagira uruhare kubera ko bahagaze bakavuga bati turabizi bari abantu n'abanyembaraga bateye n'ubwoba, ariko kuko Imana yavuze tuzagendera ku ijambo ry'Imana, tuzabarya, tuzabatsinda. Amen. Hari abantu babihaye agaciro nk'uko nguko, hari ababyanze hanyuma bashiriye bose mu butayu. Uyu munsi hariho abantu bari barizeye Yesu, bari bafite impano, bari bafite, hanyuma kubera kwibagirwa umurage wabo, kubera kutawuharanira, kutawurwanirira, umwanzi yabafashe ukuboko arabakurura awubashikanuzamo. Kandi n'ukuri mbabwiza ukuri, nta na rimwe hari ahantu havuye itafari, nta na rimwe iriya nzu izigera igwa. Ntabwo iriya nzu, kubera ko ririya tafari ryavuyemo. Urabona ahangaha biragaragara amatafari yubatse iyi nzu, nk'iri tafari rivuyemo, iri tafari rikavamo, inzu yagwa, ntikomeza umurimo wayo. Nyirayo hazabishakira akazagera gutya akarifata akarisubizamo, arisubizamo atarisubizamo, inzu ntizigera igwa. Rero ni ukuvuga ngo itorero nta na rimwe amateka yawe azigera ahagarara, ariko ayaririya tafari rirafashwe, riravuyemo, rigiye hese, rigiye kujya ahandi hantu hari itafari. Birakunda se? Ntibishoboka.
kugira ngo iryo tafari ririya tafari ryavuye muri iriya nzu ryubakwe mu yindi nzu, sibyo? Nuko babanza bagakuramo irindi itafari ry'iriya nzu nshyashya kugira ngo baryomekemo. Rero umwubatsi w'umunyabwenge ntashobora kwisenyera ngo kuko yabonye irindi tafari, kandi itorero rya Kristo niwe mwubatsi waryo. Ntashobora gufata itafari ngo arisimbuze irindi. Itafari rifite umurage waryo, rufite uruhare rwaryo, rufite n'urwibutso. Amen. Rero abajene mushaka gushaka, ababyeyi mushaka gushyingira, abantu bashobora guhura n'ibibazo nk'ibi uyu muryango wagize, mu bihe byiza no mu bihe bibi, garagara, gira, menya ko ufite umurage mu itorero, menya ko ufite umurage mu bwami bw'Imana, menya ko ufite uruhare, menya ko ufite n'urwibutso. Hari icyo ugomba kwibuka, hari n'icyo abantu bagomba kukwibukira, hari n'icyo Kristo agomba kukwibukira. Amen. Ntabwo iyi ntebe yashyiriweho kugira ngo uyishyushye, ahubwo no kugira ngo uyihanagure. Niba udahari hagira uwundi ayicareho kandi agubwe neza, kandi icyo gihe ni wowe uzabyibukirwa. Amen. Hanyuma imbere yo kuvuga abantu babiri, ingero nafashe ebyiri kugira ngo noneho turangize iyi message yanjye. Ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu Imana yasezeranije kandi by'ingenzi bikubiyemo biriya byose ujya wifuza ushaka. Biriya byose bihera kuri Adamu bikagenda bikagera kuri Kristo. Ni ibintu bitatu Imana yatanze. Yatanze ubutaka, yatanze ishyanga, yatanze kubaho kwayo mu mwana w'umuntu. Nibyo. Le pays, le peuple, la présence de Dieu. Igihugu, ubwoko, umuryango wawe, uwuzubaka, itorero, igihugu, umuryango, ubwoko cyangwa se umuryango. Reka mufate urugero rwa Aburahamu. Imana yaramubwiye ngo nzaguha igihugu, hanyuma muri wowe amoko yose azahabwa umugisha. Ni ukuvuga ngo abazagukomokaho bazahabwa umugisha, hanyuma nzabana nawe. Ushobora kugira igihugu, ukagira umuryango cyangwa se ishyanga, ariko Imana itari hagati muri iryo shyanga cyangwa se muri iryo torero, bikazasenyuka. Niko byagiye bigenda ku Bisirayeli igihe cyose bateraga Imana ibitugu. Musomye amakuru yo muri mu bacamanza, iyo umucamanza yapfaga, Imana yaribagiranaga bakajya mu zindi mana, hanyuma bagakubitwa, bakajyanwa inyagano, bakagubwa nabi, bakanyagwa ibyabo, bakazongera kugarurirwa uburenganzira ariko hanyeye guhaguruka undi mucamanza. Amen. Rero muri ibyo bitatu ubirwanirire, ubisengere. Igihugu ni ukuvuga ngo u Rwanda ntirushobora kuba u Rwanda rutarimwa abantu, rutarimo ubwoko bw'Abanyarwanda, sibyo? Donc hari igihugu cy'u Rwanda, hari Abanyarwanda, hanyuma hari n'Imana hagati. Imana Mana tugirire ubuntu, ntihakagire umuntu wiyumva imbaraga, wiyumva ubwenge n'ububasha, watekereza ko uwo ari we abigizwe n'ubwenge bwe, abigizwe n'icyo afite. Kuba Imana yarashyizeho isi, hari umuntu nabonye ndiho nsoma inkuru za Nowa mu rubyaro rwe, ngo
uwo muntu avutse ngo ni isi yigabanyije, ngo ni bw'isi yigabanyije. Mu gice cya 10 cy'itangiriro umurongo wa 24 ngo Arupakisadi yabyaye Shela, Shela yabyaye Eberi, umurongo wa 25 ngo Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Peregi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Uyu nguyu isi mbega bwari ubutaka bumwe, amazi ari ukwayo n'ubutaka buri ukwabwo. Hanyuma ngo uyu nguyu yavutse ngo nibwo isi yigabanyije. Muri iyo si yigabanya hari umudugudu, numva ashaka kuvuga mu buryo bw'umwihariko, umudugudu wa Afurika. Uwo mudugudu wa Afurika abantu baraje baratura, barabyara, baragwira, bari abantu baturutse ahantu hamwe, baragwira, barangije abantu bandi baraza babashyiriraho imbibe, badushyiraho imbibe, batwita amoko bene data. Kandi kugira ngo ayo moko azasubiranemo, babone uburyo baprofita mu gihe tuzaba turiho duterana amacumu, bo bazabe bariho bavoma ubutaka bwacu. Ibyo bintu n'uyu munsi ntibirangira, ibyo bintu n'uyu munsi ntabwo abantu bibatera agahinda ngo bumve bagomba kurekrama abo twari turibo imbere yuko izo frontiere zijyaho. Reka imbere yuko tujya kuri abo bantu dusomere muri Luka 22 umurongo wa 20, hanyuma n'ibyahishuye Yohani 5 umurongo wa 10. Kuko umwana w'umuntu agenda nk'uko byamugenewe, ariko uwo muntu umugambanira azabona ishyano. Amen. Uwo muntu wagambaniraga Kristo ntabwo yarazi ko ariho ashaka gusohoza twebwe isezerano twahawe muri Kristo Yesu. Dore rero iryo sezerano icyo ryatugize cyo, ubwo mbega Yuda yabaye igikoresho cyo kugira ngo aherekeze imirimo ye, iherekeze Kristo ku musaraba, hanyuma igitambo, isezerano ry'Imana ku bw'itorero risohore, hanyuma duhinduka aba bantu. Somaho hano ubu kabahindurira Imana yacu. Tangira ku murongo wa 9. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana wo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Amen. Amen. Kristo yararisohoje, bituma twebwe kuri uyu murongo wa 10 ngo duhindurwa kuba abami n'abatambyi b'Imana yacu, ngo kandi dukunda isi. Mwumvise isezerano ngo kandi bazima hehe mwisi, muzima mwisi. Bene data, nimukizwe, nimukunde Yesu, abahindura abami n'abatambyi, hanyuma muzima mwisi, mukore icyo mushaka, mutegeke, murye ibyo mushaka, ariko mwakiranutse. Amen. Reka rero tujye mu nkuru y'umugabo n'umusore, niba ari umusore simbizi, niba ari umusore. Umugabo yitwa Yakobo 30, dusomere itangiriro 33 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Ni inkuru. Yakobo yubura amaso arebye abona Esawu azanye n'abantu 400.
agabanya abana ahareya be na rashera be n'inshoreke zombi abazo, ashyira imbere inshoreke n'abana bazo, akurikizaho Leya n'abana be basezererwa na Rasheli na Yosefu. Maze ubwe abarangaza imbere, yikubita hasi karindwi, arinda agera aho yegereye mwene se. Esawu arirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, begamiranya amajosi, aramusoma. Bombi bararira. Esawu yubura amaso, abona ba bagore n'abana, aramubaza ati, abo muri kumwe bariya ni abahe? Aramusubiza ati, abo n'abana Imana yahereye umugaragu wawe ubuntu bwayo. Maze za nshoreke zigira hafi nazo n'abana bazo, bikubita hasi. Na Leya n'abana be bigira hafi, bikubita hasi. Hakurikiraho Yosefu na Rasheli, bigira hasi, bikubita hasi. Aramubaza ati, umukumbi twahuye wose n'uw'iki? Aramusubiza ati, ni ukugira ngo nkugirireho umugisha databuja. Amen. Amen. Reka asome na n'uyu musore wundi, niba ari umusore, nibaza ko kamema atari umwana. Luka 15 ni inkuru z'umwana w'ikirara. 15 kuva ku murongo wa 11. Ni ndende ariko byaba byiza ayisomye yose, ntabwo amagambo ndi bukomante ni makeya. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuherereza abwira se ati, data mu mugabane w'ibintu nkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishimye. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none akaba azutse. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva bacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none se yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe. Ariko hari ubwo wigeze umpana agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze uyu mwana wawe yaza. Nushaka urekeraho. Inkuru twashakaga yari uyu mwana witwa Uwikirara kugeza kuri 27. Aba bantu babiri bafite amateka atandukanye, nabo mu bihe bitandukanye, ariko nabafashe kuko nabonye bibutse mu byaha byabo, mu burara bwabo, mu bubi bwabo, bibutse umurage wabo. Hanyuma bibuka n'uruhare bagize, bisubiramo, bibuka ko baciriye hagati ibyagatumye umuryango yabo ibibuka cyangwa se Imana ibibuka. Bisubiramo. Hari umuntu
aba bantu n'ubwa mbere ubundi nabumvaga nkumva nyine ni inkuru isanzwe ishobora kunyigisha, ishobora kunkosora, ishobora kungarura, ariko nasanze muri uku gukosoreka hariho abantu bakosoreka ukabona imitima yabo yabaye brise, ubwabo yavunitse, basenyutse gusumbya uko basenye. Ikintu cya mbere tugiye kureba kuri Yakobo na umwana w'ikirara ni éloignement, guhunga, gutera ibitugu umurage wawe. Wandike gutyo ngo gutera ibitugu, kuko hari igihe ushobora gutera ibitugu umurage wawe unicaye aho ngaho. Unicaye aho. Iyo ugiriwe ubuntu bwo kwisubiraho ukicaye aho, bikurinda kuzamwara, bikurinda kuzagira effort yo gushaka kwisobanura. Yakobo rero nawe yaragiye, kandi agenda kubera ibyaha bye. Nubwo ibyaha bye n'ibyaha by'uyu mwana w'ikirara bidasa, ariko byitwa ibyaha. Kuko mbega nukuvuga ngo Yakobo yiswe umubeshyi kubera ko yabeshye ise, kandi icyo kinyoma yabeshye ni nyina wakimutamitse. Ariko ingaruka zagiye kuri nde? Kuri Yakobo. Aragenda abeshya ise, aragenda umujinya w'umuvandimwe we uramuhungisha, kuko yaguma aho ngaho yari kumwica. Hanyuma ahunga umuryango we, ahunga igihugu cye, ahunga iki? Umurage we. Aragenda ajya mu kindi gihugu, aho nubwo yagiye mu muryango wo kwa nyina bamufashe nk'iki? Nk'umucakara. Babanje kumubeshya ngo ni umukwe, hanyuma ngo akorera umukobwa yakundaga imyaka 7 kugira ngo bamumushyingire. Yengera ngo iyo myaka 7 niyo yabaye inkwano. Hanyuma baramubeshya, yongeraho iyindi 7, babona kumuho yakundaga. Hanyuma yongeraho iyindi 6 yo gukorera amatungo. Ariko muri ibyo byose yayongeragaho kubera ko bamuriganyije. Uko yariganije hariya niko aho yarari yariganywaga. N'uyu munsi hari abantu bibwira ngo kuba yarariganyije umwanya we, cyangwa se yariganyije ibyo Imana yamushyizemo, uyu mwanya akibaza ngo ntabwo ariho ariganywa. Ariho arariganywa umugambi w'Imana, ariho arariganywa mu isi y'umwuka, ariho arariganywa mu byari byo byose. Urumva rero ingaruka zaho yagiye, nubwo yari afite ibintu bimuzengurutse, abagore bamuzengurutse, abana bamuzengurutse, ariko umutima we wari uhungabanye. Apparence yagaragaza ko akize, si byose. Yari afite abagore beza, yari afite abana beza, yari afite inshoreke, yari afite amatungo, ariko umutima we waruremereye. Kubera iki? Ntabwo yari muri place ye. Rero ntukabone umuntu afite ibintu, ntukabone umuntu afite ikimodoka cye, ntukabone ngo afite promotion, hanyuma wibwire ngo aruzuye. Banza urebe, birashoboka ko yaba ari muri uwo muryango, ndetse yaba ari muri n'ibyo bintu, muri icyo gihugu cye, cyangwa se muri uwo mudugudu we, ariko nta presence y'Imana ihari, nta bwiza bw'Imana buri hagati muri we. Yabaye aho ngaho iyo myaka yose afite agahinda. Icyambere yari asize se ashaje, asize nyina nawe ashaje, asize mukuru we amwanga. Mbega nukuvuga ngo nta mutekano yarashakaga. Yagiraga umugore, yagiraga abana, ariko nta mutekano yari afite. Arahaguruka rero aragenda.
reka mpite nkurikizaho uyu mwana w'ikirara kugira ngo bagendane murebe urugendo uburyo rusa. Umwana ari kumwe na se, ari kumwe na mukuru we, bariho barakorera se, bafite imitungo, bafite imigabane. Hanyuma umunsi umwe umwana araduka ati jyewe ndashaka umugabane wanjye. Uyu mwana ntabwo yapfuye guhaguruka gutya. Birashoboka ko hari ikosa umubyeyi we yari yamukoreye, arivumbura. Birashoboka ko yabonaga nk'uko mukuru we yabivuze muri iriya mirongo ya nyuma, ngo jyewe naragukoreye imyaka yose ariko nta n'agatama wambagiye. Birashoboka ko nawe byatangiye ari we wabibonye mbere. Hanyuma akavuga ati mu mategeko, mu muco w'iwacu buri mwana afite umurage we. Arabivuga Isarawumu aragenda. Agenda ajyanye umutungo, agenda ajyanye umurage, ariko yajyanye umugisha wa se ntaho yajyanye. Kuba utajyanye umugisha wa so nta n'ubwiza bw'Imana buri hagati muri bo. Aragenda rero, Bibiliya ukuntu bivuga ikinyarwanda cyiza ngo arabyayisha, kubyaya, arabirya mbese, abinezerwamo, yihaye icyo ashaka. Hanyuma agera ku rwego rwaho nawe asigara nta kintu agifite, abura akazi, aragashakisha akabura. Akazi yabonye nako kuragira ingurube. Kuragira izo ngurube aziragira adashobora kurya, ngo yifuza, Bibiliya iravuga ngo yifuzaga kurya n'iby'ingurube zasigaje. Mwumve iyo humiliation. Umwana uvuyeho byose biri, umwana uvuyeho akunzwe, umwana uvuyeho akora icyo ashaka, hanyuma agasigara yifuza iby'ingurube zasigaje. Hari igihe tujya twumva inkuru nk'uku ukazifata mu buryo bwa kimubiri, ntubifate ngo ubijyane ubusimbukishe ubishyire mu isi y'umwuka, uvuge ngo ese by'ukuri jyewe umuntu yinjiye muri jyewe yasanga hameze gute? Nicyo gituma natangiye mbabwiye ngo mukusanye bya byaha hakiri kare, ubishyire mu gafuka, ugatereke iruhande rwawe, ubibwire ngo ntabwo muzongera kumbamo, ntimuzongera kubana nanjye, ntimuzongera kugendana nanjye. Aka gafuka uyu munsi ndajya kugashyingura hariya. Amen. Hanyuma urugendo rwa mbere rwabaye urwo gusiga, gutera ibitugu, aho afite umurage, aho afite uruhare, aho afite urwibutso. Ajya ahantu adashobora gufitinga, adashobora kwicara ngo bamuha agaciro. Na Yakobo nubwo yari kwa nyirarume ntabwo bigeze bamuha agaciro. Intambwe ya kabiri, babaye mu biri ibyo bigeragezo. Ni ukuvuga ngo banyuze mu bigeragezo. Yakobo yanyuze mu gasuzuguro ka Labani n'abahungu be, yambuwe. Kwanza yabanje kuriganywa, ahabwa umukobwa atakunze, hanyuma yongeraho imyaka yagiye yongeraho idafite impamvu, hanyuma n'amatungo akoreye bakayamuriganya, bakayamutwara, kongera agakorera yandi. Urumva ni ibigeragezo muri urwo rugendo yagenzemo. Yize rero gucishwa bugufi. Iyo tutanye, kuko Imana idukunda, yemera ko muri urwo rugendo tugenda tuhahurira n'inzitizi ziri tubloke kugira ngo idusubize aho twavuye. Amen. Muri icyo kimwaro, muri uko gusuzugurika nk'uko uriya mwana w'ikirara yageze aho asuzugurika akaba inyuma y'ingurube, nawe yarasuzuguritse kandi yitwa ko ari mu muryango w'iwabo wa nyina. Intambwe ya gatatu rero yari yo gufata icyemezo. Buriya umuntu iyo yavuye mu buntu bw'Imana ntawe umufatira icyemezo, nta nubwo ari Imana imufatira icyemezo. Uko
igihe twafataga decision yo kwizera Yesu nuko twari twumvise twumva ijambo rya Kristo hanyuma dufata twebwe ubwacu dufata icyemezo, nitwe dufata icyemezo cyo gukizwa, nitwe dufata icyemezo cyo kugaruka twaratanye twaravuye mu nzira, nta muntu dufatira icyemezo. Amen. Rero nukuvuga ngo aba bantu babiri ari ukuza gufata icyemezo cyo kwizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, icyemezo cyo kongera kugaruka kwiyunga nawe mu gihe watanye ukajya ku ruhande, ni wowe ugifata. Ntabwo ari Yesu kigufatira, ntabwo ari Imana kigufatira, si umupasiteri kigufatira, si umuvandimwe wawe wakubonye yuko wagiye kunywa inzoga, yuko wasambanye, yuko wagiye mu buriganya, si we. Kuko we ahora akubera ni nk'ipfunwe, ni nk'ikimwaro. Iyo umubonye yarakubonye muri ibi n'ibi, uhora ushaka umukwepa cyangwa se kwisobanura cyangwa se kuvuga byinshi. Ubwo rero icyemezo aba bagabo bafashe naragikunze, ngo ni icyo kugaruka, le retour. Intambwe ya gatatu ni icyo kugaruka. Yararebe asanga nta byo gukomeza, ni ukugaruka. Yakobo rero afashe icyemezo cyo kugaruka iwabo. Agaruka iwabo ahetse biriya bintu byose mwumvise. Uwo muryango wari ugizwe n'abagore ni bangahera, hari babiri bemewe n'inshoreke ebyiri. N'ebyiri. Leya yari afite ebyiri, yari afite umwe, Rasheli nawe afite undi umwe. Ni ukuvuga ngo abagore bane ku bana 11, kongeraho abagaragu, kongeraho intama, kongeraho ingamiya, kongeraho, mbega mubibone yari umuntu w'umuherwe, ariko mu mutima we yari umutindi, yari indushyi, yaramerewe nabi, yarariraga, yaramwaye, yari afite ubwoba bwinshi cyane bwa mukuru we, ku buryo yageze ahantu, aho hantu yise Mahanayimu barwaniye na marayika amuhindurira izina, bituma yemera kwemera gucishwa bugufi imbere ya mukuru we. Kandi yarabizi ko mukuru we yari bakibana yari umuntu w'umunyamanyanga. Ariko icyo gihe iyo umaze kwisubiramo ugakorwa n'isoni z'ibyaha byawe, ntabwo uba ukibona ibyaha by'abandi ko ari byo biremereye, ahubwo ubona ibyawe ari byo byatumye uriya akora ibyaha. Rero yariteguye, aragenda ajya gusenga, abwira Imana, marayika araza, bararwana, barakirana kugeza igihe yamuhinduriye izina. Hanyuma araza arambuka. Ariko muri uko kugaruka yateguye abagore be n'abana be, arabategura. Muraza kubyumva uburyo yabateguye. Arabategura, ni ukuvuga iki? Yababwiye umurage we, ababwira uruhare yagize hari iwabo, ababwira n'urwibutso yataye, ababwira impamvu afite impagarara, ababwira umuvandimwe we ati mufitiye ubwoba ko ashobora kubica, mufitiye ubwoba ko ashobora kunyica, mufitiye ubwoba. Hanyuma ugarutse kuri umwana w'ikirara, nawe ngo yiyinjiyemo nka kuriya Pawulo yabwiye Abakorinto bagiye kwitegura kujya ku meza y'umwami. Ndagira ngo mbabwire biriya bintu yababwiye ngo ntimugacuranwe ni ibyo kurya bo ameza y'umwami kwari ukurya koko, ntabwo ari ka kantu ujyuza ugafata. Twarabipanze kugira ngo ntitujye ducurana, buri muntu afite agapimo ke. Ariko mu Bikorinto kwari ibyo kurya kabisa, bakamanyagura umugati bakarya, bagakoza mu isosi bakarya. Ubwo rero urumva wari ushanje cyane, cyangwa umusore yaryaga byinshi. Hanyuma
aravuga ati mujye mwitonda, hanyuma muze musigaze bimwe mu rugo muze kurya muhage. Rero ni ukuvuga ngo ngo nujya kujya ku meza y'umwami wiyinjiremo urebe ko nta cyaha cyaba kiri muri wowe, kugira ngo nujya kurya ku rwibutso ku meza y'umwami wibutsa igitambo cy'umubiri wa Kristo n'amaraso ye, ntibikubere ingaruka z'icyaha, ngo kuko benshi bararwaye abandi barapfa. Urazi kujya ku meza ya perezida bakagutumira ngo uraza kujya kuri banke aho perezida aza kuza kwicara, ugenda wambaye uko ushatse, ugenda witwaye uko ushatse, iyo wicaye ku meza urya uko ushaka. Ibaze ko aya meza ye umuntu wese waremwe kandi wizera igitambo cya Kristo aba akwiriye kukijya kugira ngo yibutse imibabaro ya Kristo, igitambo cye, urupfu no guhambwa no kuzuka kubwe. Ni ukuvuga ngo iyo ni honor, ni agaciro Imana yaduhaye gusangira, kwibuka, gusangira n'itorero rya Kristo, twibutsa kiriya gikorwa yakoze ku musaraba. Ariko nubwo twese tukemerewe, ni ukuvuga ngo ari wabatijwe, ari utarabatizwa, ari utarasobanukirwa ibyo ari byo, puruviko wamwizeye nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Ariko ntukayazeho utabanje kwiyinjiramo, nk'uko uyu mwana w'ikirara yinjiyemo, nk'uko Yakobo yinjiyemo. Wiyinjiremo, wisuzume, wa mugani wa mwana, ufate ibyaha ubikusanye ubishyire hariya, wowe ubwawe ubanze wigaye kandi ubyange. Niko rero muri uku kugaruka kwa Yakobo n'umwana w'ikirara babigenje binjiyemo, hanyuma barangije babona amateka, barayasuzuma, babona agasuzuguro bagize, babona uburyo bateye ibitugu, aho bari bafite amahoro, aho bari bafite umurage mwiza, hanyuma bafite icyemezo cyo kugaruka iwabo. Igice cya 4 ni restitution, nabyise restitution, gusubiza icyubahiro uwo wacyambuye, gusubiza honneur aho wavanye, gusubiza igitinyiro uwo wacyambuye, gusubiza agaciro uwo wambuye agaciro. Yakobo yandijije, Yakobo yarandijije. Yakobo nabonye umutima we, numva ndawusengeye ngo mu myiteguro ye, muri uku gushaka kurestituwa, kongera gusubiza icyubahiro umuvandimwe we, ngo yegeranyije mu matungo ye, yafashe mu matungo ye, hanyuma aha amwe abagaragu be ngo nimugende imbere. Ayo ni ituro mpaye umuvandimwe wanjye, ko yari yumvise ko ariho aza. Icyo ni icyambere yakoze, yafashe ituro ry'igiciro, kuko Esawu yararibonye, yararimubajije ngo ese amatungo nabonye ngo hariya ngo nayiki? Ati ni ituro, ngo nukugira ngo nkugirireho umugisha. Hanyuma icya kabiri, ubwe apanga umuryango we. Urumva yapanze akurikije agaciro aha abantu. Abanza gufata abaja abashyira imbere n'abana babo. Umuja wa mbere amushyira imbere n'abana be, uwa kabiri amushyira uwa kabiri n'abana be, Leya n'abana be abagatatu, hanyuma Rasheli n'umuhungu we Yosefu bagiye inyuma. Arangije afata responsabilité. Bene data, yafashe responsabilité. Dufite tendance iminsi yose, iyo dukoze icyaha, iyo dukoze amakosa, iyo twayumvise, twasobanukiwe, biratugora kugira ngo dufate responsabilité yacu. Yarayifashe, arangije ajya imbere ya wa muryango we,
ajya imbere y'abajabe ari exposa yishyira imbere ati natangira kwica banze jewe, natangira kugira nabi abarijya banza, ni amara kunyica niba ashobora kwica n'abandi yice umuja wanjye cyangwa se n'abana be gutyo. Peut-être hagati aho Leya na Rachel bashobora kuba bahunze birukanze. Il a pris sa responsabilité. Yafashe, yemeye kwiyambura agaciro. Hanyuma hari ijambo bavuze, Bibiliya yavuze ngo yikubise hasi, ngo yagiye yikubita hasi inshuro 7. ngo yagiye asanga yamubonye ari imbere ye, yiteze yuko amwica kuko ngo yarari kumwe n'ingabo ze, agenda yikubita imbere ye ngo abigira inshuro 7. Akikubita hasi akabyuka, akongera agatera indi ntambwe akongera akikubita hasi akabyuka. Bibiliya iravuga ngo yikubise hasi, yagiye yikubita hasi inshuro 7. Nabonye uwo mugabo uburyo afite humilité, uburyo yatsinzwe mu mutima we akiyambura agaciro n'ubutunzi yari ahetse inyuma ye. Ndavuga ngo ndinde, ndi igiki? Kuriye yavukaga mu nda indani yaho Imana yatanze isezerano rikomeye ry'iteka ryose. En plus y'ibyo amasezerano yari afite, ibyo yabonaga byose bimushagaye bye bimuhesheje icyubahiro, ariko ngo yikubise hasi inshuro 7 imbere y'umuvandimwe we. Mu by'ukuri ku bijyanye n'amasezerano yari n'umunyamahanga, yikubise imbere y'umunyamahanga inshuro 7 kugira ngo abone imbabazi. Ni kangahe wowe ushobora kurealiza ko hari erreur wakoze, hari ikosa wakoze, hari icyaha wakoze? Ni kangahe wumvise umutima wawe wikubise hasi imbere y'Imana? Ni kangahe wumvise umutima wawe wikubise hasi imbere y'uwo wahemukiye? Ko aho honyine niho ushobora kongera nawe kugarurirwa agaciro, no seulement imbere y'Imana ariko n'imbere y'abantu. Ntiyagarukiye aho, amaze kwikubita hasi 7, bisobanura ngo inshuro 7 ni umubare w'Imana, la plénitude. Ndarangije jewe nciye bugufi, ntacyo ndicyo imbere yawe, ntacyo maze, ntacyo ndicyo. Inshuro 7 Dieu m'a humilié. Arangije ngo abana abagore be inshuro ke ya mbere iragenda n'abana be bikubita imbere ya Esawu. Bavuyeho umucura cya kabiri aza nayo yikubita imbere n'abana be bikubita imbere ye. Hanyuma Leya n'abana be baraza nayo bikubita imbere ye. Hanyuma Rasheli na Yosefu nabo baraza bikubita imbere ye. Biravugwa muri Bibiliya, bo ntabwo Bibiliya ivuga ko bikubise imbere ya Esawu inshuro 7, ariko bikubise imbere ye. Bisobanura ngo Yakobo yasobanuriye amateka umuryango we, arababwira ati kugira ngo durokoke, kugira ngo dukire, kugira ngo tubashe kubona imbabazi, ducishwe bugufi, twemere duce bugufi. Uriya mwana w'ikirara amaze kwinjiramo, amaze kugaruka, amaze gufata icyemezo ngo nzasubira kwa data, yavuze amagambo aravuga ngo kwa data ugenda umugaragu, kandi ndi umugaragu w'ingurube, kandi ingurube zirarya zikarangiza, nta nubwo abo nkorera bangaburira, kandi kwa data hari abagaragu benshi. Nk'ubu ngiye yashobora kungira basi umugaragu nkajya ndya nkaryama. Ntabwo yahagurutse avuga ngo ngiye kwa data, yahagurutse azi ko agiye kwa shebuja. Yaje azi neza ko nta murage afite kwasi, yaje azi neza ko nta rwibutso afite hariya hantu,
yaje azi neza yuko nta ruhare kuko ibyo yari afite byose yari yarabirangirije hariya. Azaje gusaba akazi nk'umugaragu. Urumva iyo imirite, muzi ko iyo imirite ariyo Yesu yambaye. Muzi ko kugira ngo ajye ku musaraba yabanje kunyuzwa aho hantu, agacibwa mu maso n'abayuda b'abavandimwe be, abantu yakirije, abana yazuriye, abana yamuguruye. Yambara, muzasome kiriya gice cya Yesaya 53, aravuga agasuzuguro ngo yageze igihe nta n'ishusho yari afite, yari inyuma y'uyu mwana w'ikirara. Hanyuma agenda azi ko nta ruhare afite, nta mugabane, nta n'urwibutso, agiye gusaba akazi k'ubugaragu. Yumvaga ari endinye, yumvaga atabibereye nawe ubwe, agiye mu mutima. Ni nko kuvuga nka kwa kuntu umuntu avuga ngo jyewe ndi Imana nakasi namubabarira, jyewe ndi uriya mubyeyi wanjye nanjye ntabwo yambabarira rwose. Nicyo gituma ngiye kumusaba akazi k'ubugaragu. Rero ni ukuvuga ngo muri etape yo kugaruka, yo gufata icyemezo cyo kugaruka, yaraje gusubiza ise cya cyubahiro cy'ububyeyi yari yaramwambuye. Intambwe ya nyuma, noneho ntabwo yagizwe, iyi ntambwe ya nyuma ntabwo yagizwe na Yakobo, nta nubwo yagizwe n'umwana w'ikirara, ahubwo yagizwe na Esawu na se wa mwana. Ni accueil et pardon, kumwakira no kumubabarira. Umuntu waje gutyo wumva wamubabariye ataranavuga, siko bimeze. Aje gutyo umubabarira nta n'icyo aravuga, kandi ntabwo umusubiza mu byo yari afite gusa, umuha n'ibyo n'ibirenze, kuko agusubije umwitero, yongeye kukwambika, yongeye kugusubiza dignité yawe, yongeye kuguha agaciro, yongeye kugukonsidera. Aba rero iyi ntambwe ya gatanu ni kumwakira no kubabarira, kwakira no kubabarira. Intambwe ndavuga kuri Esawu kwanza. Esawu muramuzi uburyo batandukanye, n'umujinya n'uburakari, yagambiriye kumwica, ariko ngo akimubona ngo yaje yirukanka amusanganira. Yaje yirukanka, ni ukuvuga ngo umwuka aho yari ariho, aho Imana yari iri Rwanda na Yakobo, yasanze Esawu ihindura umutima we. Umujinya yari afite, uburakari yari afite, inzika yari afite umuvandimwe we, arayihanagura yose. Noneho amubonye aje imbere ye, abonye ukuntu agenda yikubita hasi, yikubita rimwe hasi, yikubita kabiri, n'abana be, ngo aza yirukanka, aramufata, aramuhobera, ararira cyane, ngo bararira. Abarokore bafite tendance yo guforsa imbabazi. Mwari mubizi ngo ariko se ntiturabana b'Imana, ngo rega ni Satani wabikoze. Bega mbabarira, kuko sije wakoze icyaha, ni Satani wagikoze. Satani akora icyaha ate? Ko ari icyaha ubwe, ntakora icyaha. Satani ntashobora gukorera icyaha muri jewe, we tout simplement ni icyaha. Ikintu akora, antiza umurindi. Urashaka kurwana, urashaka kurwana na Pacifique? Okay, ndaguha imbaraga kabisa, hanyuma mujye mu mitsi. Urashaka umutema? Ndaguha umuhoro. Ariko ntazigera y'influencer icyaha muri wowe, ntibishoboka. Uru rurimi ndaruciye mu bana b'Imana.
ngo ya nukuri ntabwo yari jewe, ngo nukuri ngo nukugeragezwa, ngo emera uvuge ngo umva natsinzwe, naneshejwe, ni icyaha cyanjye, Satani yaje kuntiza umurindi, ariko ntabwo ari we nshobora kwitwaza. Ibyo bintu birahari, ngo ariko turabana b'Imana kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo tubabarire. Hoya si wowe ujya kwigisha, ntabwo uri umuvuga butumwa ku muntu wahemukiye. Ariko mbwiza ukuri ugiye kubwiriza umuntu wahemukiye, ntibishoboka. Iyo message ntishobora kugenda. Iyo message niyo kuvuga ngo umva, kubera ko nabuze iyindi nzira, nta handi ishobora guca. Ahantu ishobora guca uri mu nzira yayo. Donc ndi obligé kubana nawe, ndi obligé kuririmbana nawe, ndi obligé gusengana nawe, ndi obligé gukorana nawe. None nukuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubabarire, ngo ku mwana w'Imana ngo ntakwiye kugira uburakari, ngo yirize umunsi ngo hanyuma burarane. Ni wowe ufite ububasha bwo kubwiriza uriya? Ntibibaho. Iyo ni pretext, iyo ni message ya Satani. Tsindwa nka Yakobo, hanyuma uriya mwene so wahemukiye ari umwuka wera ari umusange, noneho amuhe imbaraga nk'izo yahaye Esawu zo kugusanga. Barahoberanye, bararira, hanyuma amwaturaho. Sinzi ko n'imbabazi yazimwatuye, kubera ko deja kuba bahoberanye byasobanuraga imbabazi zivuye muri Esawu, kandi zacukuwe, zaprovotswe no gucishwa bugufi kwa Yakobo. Uriya mwana w'ikirara, ubwo urumva yahise amubwira ati nayo ari amatungo, nayo naguhaye rwose, atoya yigumanire ko nanjye afite byinshi, ati nukuri ntushobora kuyanga, kubera ko urumva nawe yumvaga ashaka ikintu kimuturutseho, umuvandimwe we azajya abona akajya yibuka ko yamugiriye imbabazi. Shaka igituma mwene so atazajya yibuka ubuhemu wamugiriye, ajya cyumva, yumve acte uburyo wamusanze, uburyo wamwitwayeho, ajye yibuka. Kandi si mwene so gusa, umubyeyi wawe, uwo mukorana, umuntu uzi neza yuko hari ikintu cy'igisika, uzi ko kiriya gisika ushobora kwibaza ngo urarimba, ufite amafaranga, ukora, ufite promotion, ariko kiriya gisika aussi longtemps gihari, ni barriere yo kugira ngo winjire muri plenitude y'iby'Imana yakugiriye. Kuko si amafaranga Imana ntabwo yabona nk'umugisha, ko irayafite. Yaravuze ngo ifeza n'ifaranga n'izahabu ni ibyanjye. Ntabwo rero umuntu afite ifeza n'izahabu akwiye kuvuga ngo ndi umukire. Ubukire kwanza ni umutima w'amahoro, ni umutima wuzuye, ni umutima umuntu akubona, umuntu wari we wese akubona akanezererwa no kubana nawe, no kukumva, no kugutega amatwi. Amen. Yakobo ise wa uriya mwana w'ikirara amubonye nawe ngo amubonye yumvise ibye, araza yiruka aramuhobera, yaje yirukanka aramuhobera, arangije ngo amwambika ikanzu nziza. Iriya kanzu sinzi ko yari yarigeze ayimwambika. Arangije ngo amwambika n'impeta. Byari ibintu bisanzwe, yaje nyine nk'umwana uje kwa se. Je ne pense pas que ise uwo mutima kuvuga ngo uyu mwana wanjye yabaye détruit, yarasenyutse, nta bumuntu agifite, yagiye ankoze mu bwonko, yagiye anyambuye agaciro, none agarutse yemye ngo aje kwa se. Sinzi ko iyo kanzu yari kuyimwambika, sinzi ko iyo mpeta yari kuyimwambika. Yari kuvuga ati okay, sinshobora kukwirukana,
ariko ngaho genda, dore icyumba cyawe nk'ikiriya, dore isuka yawe ngiriya, komeza gahunda uko zari zimeze. Ariko kubera uburyo umutima w'uriya mwana w'ikiraro rumeze, byatumye ise amwambika ikanzu nziza, amwambika impeta, ntiyagarukiraho, amwambika n'ibirato. Mbega kuva ku mutwe kugeza ku birenge, nongeye kugusubiza ubumuntu bwawe, nongeye kugusubiza dignité yawe, nongeye kukubwira ngo uri umwana wanjye inshuro nyinshi cyane, uri umwana wanjye. Amen. Arangije amukorera umunsi mukuru. Haleluya. Ntabwo benshi babyumvise. Izo ntambwe, umwambaro no guhisha ubusa bwacu, sibyo? Impeta ni y'urukundo, no kukubwira ngo umva, ubu mayibobo wari ufite, ubugoryi wari ufite, agasuzuguro wanyeretse, ndakwambitse, nambitse ubusa bwawe. Impeta ndagira ngo nkubwire ngo ndacyagukunda nk'uko wari uri na mbere utaritwara gutya. Ibirato no kuvuga ngo ntuzongera kuba umunyagasuzuguro, uzagaragara nk'umunyacyubahiro, nk'umwana nkomokaho. Ameza yamuteguriye no kuvuga ngo wowe muzasome iriya Zaburi ya 23. Ibigeragezo Dawidi yanyuzemo, yabanje gutegurwa neza, agaburirwa n'Imana neza, arangije agenda aca mu bigeragezo kugeza aho yinjiye no mu rupfu. Ngo ariko arusohotsemo asanga ameza aramuteguriwe, asanga ngo igikombe cyuzuye gisesekaye kiramusukwa, amavuta musukwaho, n'igikombe gisesekaye cy'umunezero, cy'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yamuteguriye umunsi mukuru. Ntuzaforce Imana kuguha imigisha utanyuze mu nzira y'aba bene data. Ntuzashake, kuko umuntu ashobora kukubwira nk'ubu ngubu nka kuriya navuze nti uze kwihana ibyaha byawe utarinze gutegereza ngo bibe byegeranywe. Ngwino ukuri nukumeze, hanyuma iso uzi ubusa bwawe, niwe umenya uburyo ari bukwambike, niwe uzi aho ukwiriye kurindirwa, niwe wenyine ushobora kuguproteja. Nicyo kimwe n'uriya muntu mubana, n'uriya muntu wo mu muryango wawe, n'uriya muntu mbega hari ikintu kitameze neza hagati yanyu. Ntuzamuforce ngo nakubabarire, naguha ibi, nakugire gute. Wowe kora inshingano zawe. Nukora inshingano zawe ukurikije uko Umwuka Wera abivuga, ndakubwije ukuri, wowe ubwawe niwe uzashimuka avuga uti nta nubwo iki ngiki nari nkikwiriye, nta nubwo ibi nari mbikwiriye. Aba bantu, ibi bintu Esawu yakoreye Yakobo, uyu mubyeyi yakoreye uyu muvandimwe, nta numwe ari ubyiteze. Murumva hari numwe ari ubyiteze? Nta numwe muri aba bantu babiri, kuko bari barakoze bibi cyane, ariko babona byinshi byiza cyane. Wa mugani ngo uwakoze ibyaha byinshi akagirirwa imbabazi nyinshi, ni nawe ushima cyane. Rero ndagirije kuri aya magambo avuga ngo izi nkuru ebyiri zitwigishe, zitwereke ko kugira ngo dusubire mu murage wacu, kugira ngo dukomeze uruhare muri uwo murage wacu ndetse tuzanabyibukirwe, ni ngombwa ngo twige kugira umutima nk'uwa aba bene data. Kandi kubera ko twese turi muri uru rugendo rw'intambara, turacumura, ariko wumve ko gucumura kwawe utagomba kubisigiriza cyangwa se nawe ngo ubyambike ikanzu, ubyambike n'impeta. Ahubwo wowe iyambure kugira ngo Imana upermete ko Imana aba ariyo ibasha kukuyambikira.
uru rugendo rwa bene data rutwigisha ko guca bugufi restaura les relations brisées, byongera kubaka ubusabane bwacitse, ubusabane bwasenyutse. Guca bugufi kwawe niko kuzongera kubaka ubusabane bwawe, kandi attitude yo guca bugufi kwawe niyo izatera buriya busabane kongera kwinjiranamo cyane gusumbya uko mbere bwari bumeze. Amen. Aba bana Esau na Yakobo bahoraga, kubera ko bari impanga, bahoraga bahanganye, umwe agateka undi agahiga, baza kujya kudiringa ugasanga ni uguciririkanya, si uguhangana se. Ariko ahangaha buri umwe wese yiyambuye ibyo kugira ngo abashe kwinjiranamo na mugenzi we. Uyu mubyeyi yibagiwe agasuzugura umwana we yagize, yibagiwe umutungo we yononnye, kubera ukuntu guca bugufi kuriya mwana kwaje imbere ye, kudashaka kutegzija uwo ari we. Amen. Guca bugufi gutuma umuntu yongera gusubira mu mwanya we, kandi noneho umwanya mwiza. Niba wari wicaye ku ntebe wicaje ikibuno kimwe, bazaguha intebe noneho wicare uguwe neza n'amaboko uyashyize ku meza, ndetse uhabwe n'ijambo. Guca bugufi bisubiza dignity, bisubiza agaciro umuntu. Ntabwo guca bugufi bisuzuguza umuntu. Kugira ngo rero uce bugufi ntabwo bisaba imyaka, ntabwo bisaba ko umuntu afite imyaka mikeya ngo kuko ari we mwana mutoya ngo ni ukwiye guca bugufi. Biterwa n'icyaha n'igihe ukimazemo. Ntabwo guca bugufi biterwa nuko umuntu asuzuguritse, atize, cyangwa se mbega muri societe nta gaciro ahabwa. Biterwa n'icyahagurutse muri wowe, iburyo cyakuyoboye, n'imbaraga cyaguhaye. Ni ngombwa ngo guca bugufi ugusabe kurenge aho ikibi cyakugerejeje. Amen. Yesu rero yarabirangije, kuko muri Yohana igice cya 11 yabwiye bashiki ba Lazaro yapfuye, amaze iminsi bahageze, baramubwira bombi, umwe wese yamubwiye ukundi ukwe, aramubwira ngo iyo uhaba ntabwo aba yarapfuye. Winjire mu isezerano, wiyinjiremo, witekereze nk'uko uyu muntu Lazaro, bahagaze imbere ya Lazaro nk'umuntu wapfuye. Kuko hari igihe dupfa ariko tugenda, dupfa dukora, dupfa dushaka, dupfa tubyara, ariko Imana itubona mu rupfu deja. Ariko yaramubwiye ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera. Ahangaha ndashaka kuvuga ku muntu utaramenya Yesu, utaramwizera nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, wari uri mu rupfu, kuko twese twari mu rupfu tutarizera Yesu. Amen. Rero Yesu nibyo yabwiye abigishwa we, ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho nanyizera ntazigera apfa iteka ryose. Uri hano urashaka kumwizera, ntuzapfa iteka ryose, kuko n'abamwizeye barapfuye bariho kandi bari ahantu heza. Rero natwe twamwizeye tukiriho ntabwo tuzapfa iteka ryose. Amen. Uwo muntu ndamushaka hano,
wari kumwizera ntabwo ari ibintu bikojeje isoni. Kumwizera ntabwo bikoje, kuko niwe muntu w'umunyacyubahiro ubaho, niwe muntu uruta abami bose, niwe muntu uruta abakire bose, niwe muntu utanga ubugingo. Kumukorerwa isoni ni ukwiyambura destiny, ni ukwiyambura umurage, ni ukwivana mu murage, ni ukwivana mu ruhare ruzatuma wowe wibukwa iteka. Rero ndaguhamagara mwene data uri hano waje, babivuze uri umushyitsi, hari umushyitsi rwose, uri umushyitsi, ari umushyitsi pe, waje ari ubwa mbere yaje hano. Hari n'umushyitsi uhoraho nawe, niba atarizera Yesu rwose uyu munsi ni okaziyo ye kugira ngo ugire umurage, ugire uruhare mu mugambi w'Imana, hanyuma uzagira urwibutso rw'iteka. Amen. Rero nukuri ni ubutunzi bwawe, ni icyubahiro cyawe, ni umurage wawe, ni ibyo ushobora kwishyuza Imana kuko ari ibyo yakuraze. Duhera kuri ya mashusho mwabonye, biriya byose Imana yabitanze kugira ngo bizarangirire kuri iki gitambo cya Kristo. Umwizera wese naho yapfuye azabaho iteka ryose, ukiriho akamwizera ntazigera apfa iteka ryose. Amen. Rero ndumva shaka ko uyu munsi ugira umunsi w'amateka yawe, uzibukwaho iteka, kandi uzishyuza umugabane wawe, uzishyuza umurage wawe. Hari umuntu wamaze kumva ko ashaka umurage? Hari umuntu ushaka kujya kwinjira mu murage w'Imana uri hano? Hariho abandi bantu bakwiriye kugira gusubira mu isezerano, bararyibagiwe, bibagiwe umurage wabo, baratana mu buryo bwo mu mwuka, baratana mu buryo bw'ibitekerezo, baratana bajya kure y'Imana, bajya kure yo kwizera. Ibi ngibi turabibona mu byahishuwe Yohana 3:2 umurongo wa 3 no kugeza ku wa 5, aho Yesu abwira itorero uburyo ryari rimeze neza, ryari rifite ryihanganiraga ibigeragezo, ngo wihanganiye kugeragezwa, ngo no kurenganywa ku bw'izina ryanjye ntiwacogora, ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ese uko wakundaga Yesu, uko wabaga mu Mana, uko ugenda mu Mana, biracyameze nka wa munsi, nka ya contact ya mbere, kwa kundi wahaga Imana agaciro mu buryo bukomeye cyane, kwa kundi wagereranyaga ijambo ry'Imana n'imico n'imigenzereze na kamere, ukasumbanisha ijambo ry'Imana mu buzima bwawe gusumbya ibindi bintu byose. Rero aho ngaho ngo Imana irakugaya kubera yuko wibagiwe urukundo rwawe rwa mbere. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni wa muntu wihaniye, wakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi we, ariko uyu munsi akaba yaracogoye, uyu munsi akaba ameze nk'uyu mwana w'ikirara wibagiwe kwase, akibagirwa umurage we. Yesu arakubwira ngo reviens, garuka, kugira ngo twongere twiyunge. Wari inshuti yanjye, wari umwana wanjye, ariko wagiye hirya, wagiye kure. Garuka. Uyu nawe ngwino kugira ngo wongere gusubira mu isezerano ryawe, wongere urihamirize. Kazi mwene data. Ninde wumvise iri jambo ry'umwana w'ikirara rikagira icyo rimwigisha, rikagira icyo rimwibutsa? Ninde wumvise iri jambo rya Yakobo n'uburyo
yagarutse akiyunga n'umuvandimwe we, akumva bifite icyo byamwubakira cyangwa se akumva ashaka kongera kurestora ubusabane bwe n'Imana. Azi ahaguruke, azi tumusengere. Muri aba baje utinyuke ubazemo wowe uje bwa mbere, ni ubutwari, kuko ntabwo abagabo cyangwa abagore cyangwa abasore n'inkumi baza baje imbere kwigaragaza uko bari, ahubwo baza nk'uyu mwana w'ikirara, baza nka Yakobo. Mutekereze inshuro zose Yakobo n'ubutunzi yari afite n'icyubahiro yari afite, buryo yagiye yikubita hasi imbere y'umuvandimwe we. Hanyuma umwigereranyeho wowe uburiwe muri uyu mwanya n'icyo ufite n'ibyo utunzi. Ese urumva koko waguma wicaye cyangwa se wicaye ku cyubahiro cyawe cyangwa se uhagaze ku cyuri cyo? Murakoze bene data, Yesu abahe umugisha. Reka mbabwire, ntabwo guhaguruka no kuza aha ngaha ari igisuzuguriro, nta nubwo ari ikimwaro, ahubwo ni ubutwari, ni ugusubiza Imana icyubahiro wayambuye. Mwigire hano hino, bariya bave mu nzira baze bigire hano hino. Ni ugusubiza Imana icyubahiro cyayo, ni ukwibwira ngo jyewe ndi umunyantege nke, ndi umuntu, ndi umwana w'umuntu, ndi limite, hari ahantu ngarukira, ndateshuka, ndibeshya, ndabeshya, nkora ibyaha, ariko ni wowe munyacyubahiro wenyine, ni wowe ukwiriye imbabazi, ni wowe ukwiriye icyubahiro. Haleluya. Reka nsabe abandi bashumba basigaye bicaye kugira ngo baze. Hari muri mwebwe baje, hari waje ari ubwa mbere, hari uje ari ubwa mbere, hari uje ari ubwa mbere muri mwebwe, hari uje ari ubwa mbere. Yesu abahe umugisha. Ubundi ninde? Barabonetse aba bene data. Uyu ni uwo musore muri inyuma, ni ubwa mbere. Murashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanyu? Nubwo muri abashyitsi, mwarakijijwe? Barakijijwe? Arashaka kumwakira. Wow, mukomere umwami wacu Yesu amashyi menshi cyane, kuko mu bwami bw'Imana habaye inyungu nyinshi cyane, Satani aramwaye, Satani akozwe n'isoni, kubera ko umwe gusa ngo mu bwami bw'Imana, iyo yinjiye mu bwami bw'Imana ngo hahinduka celebration, haba umunsi mukuru. Ubu ngubu uyu munsi mu ijuru hari umunsi mukuru ku bwawe, hari umunsi mukuru ukomeye ku bwawe, nk'uko n'aba bose natwe twamwizeye, hari umunsi twamwizeye hakaba umunsi mukuru. Rero umunsi mukuru uzahoraho mu gihe cyose uzaba uri muri Yesu. Subiramo aya magambo ngo mwami Yesu ndagushimira ko wankunze cyane, waje mu isi uza kunyitangira, wemera kuba icyaha ku bwanjye kugira ngo ibyaha byanjye mbibabarirwe, ufata ibyaha byanjye ubijyana ku musaraba, urapfa, urabihambanwa, hanyuma urazuka, uzukana gukiranuka kwanjye.
uyu munsi nakiriye gukiranuka kwawe, ndakwizeye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Uyu munsi mbaye umwana w'Imana, ndakijijwe, ndakwizeye. Mwuka wera ubane nanjye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mwami Yesu kuri aba bene data bakwizeye, bakaba bakwakiriye, bakaba binjiye mu bwami bwawe, bakaba bakiriye umwuka wawe kugira ngo abayobore, abagire inama, abigishe, kandi ijisho rye rizabahoreho. Ndagushimiye no kubw'aba bene data. Reka nsaba abashumba mu buryo bw'umwihariko, ukeneye imbaraga, ukeneye imbabazi, atega ibiganza bye kugira ngo abakozi b'Imana baze barambika ibiganza byabo ku biganza byanyu. Mwakire imbaraga, mwakire ubutware, mwakire kunesha, mwakire umwitwikiro, musubire mu mugabane wanyu, musubire mu gutwikirwa kubw'umugambi w'Imana, ndetse mwinjire mugume mu murage, ndetse mugire uruhare kugira ngo muzibukwe iteka. Mu izina rya Yesu ndasengera aba bene data mwami Imana. Nukuri umwuka wari uri kuri Yakobo wamutandukanyije n'umurage we, wamwigije kure y'igihugu cye, wamwigije kure y'ishyanga rye, wamwigije kure ya presence y'Imana. Mwami Imana ubaveho. Umwuka wabaye kuri uyu mwana w'ikirara ugatuma ajya kwayisha ibya se, umurage wa se, mu izina rya Yesu Kristo ntukababeho, haba mu bitekerezo, haba mu mikorere, haba mu mibereho. Mu izina rya Yesu Kristo natuye kunesha ku buzima bwabo, natuye gukiranuka ku buzima bwabo, natuye ubwiza ku buzima bwabo, kandi ngaruje, naguye cyane umurage wabo, naguye mwami Imana kuba mu murage waducunguriye Kristo kubw'umugambi igihe wajyaga ku musaraba ukaduhindura abami n'abatambyi b'Imana yacu. Icyubahiro n'ubutware bibi byawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen, 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 amen. La restauration, Imana yongere ibubake. Urakoze mwami kuri iyi mitima icishijwe bugufi, kuri iyi mitima mwami imenetse. Urakoze mwami kongeye kubasubiza mu imbaraga, ubarestoye, ububatse bakaba bubakitse, ubahe kunesha, ubahe kuba icyitegererezo, ubahe kuba mwami Imana urwibutso mu mugambi wawe, kandi uzabigambe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abahe umugisha. Reka nsabe Apostle Dr. Nkuruziza François aze aduhesha umugisha, ariko musubire mu myanya yanyu. Yesu abahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Hallelujah, amen. Shima Imana ku murimo ikoze muri bene data. Dushima Imana no ku bindi byinshi byakoretse tutabasha kubonesha amaso yacu umubiri, kubera yuko ibyo Imana ikora biba birenze iyo dushobora gutahura. Data, turagushima ku mirimo wakoze, ariyo twabonesheje amaso, nayo wakoze tutabasha gutahuza ubwenge bwacu, kuko ijambo ryawe iyo uritumye ntabwo rigenda ngo rigaruke ridakoze icyo waritumye. Turizera yuko wakoze ibirenze ibyo tubonye. Urakoze rero mwami, turagushima n'umukozi wawe wabaye ikoresho cyawe umuyoboro w'ijambo ryawe, nawe umumugisha kandi ukomeze umurestore. Turagushimira n'umuyobozi wa gahunda, turagushimira abaririmbyi ne singers, turagushimira equipe ya media, turagushimira abakoze mu bana, abakoze protocol security, abakoze mu bwiherero, hose abakoze imirimo wawe mwami turagushimira. Kandi imirimo bakoze uyu munsi yandikwe muri cya gitabo cy'ubwibutso. Kuri wa munsi mwami uzagororera abakiranutsi, nabo uzabibukire ibyo bakoze. Urakoze rero mwami, ibi byose ni wowe bigamije guhesha icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo
turavuze twese amen. Amen, amen. Haleluya. Reka rero tubahe umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese amen. Mwifurizanye umugisha w'Imana kandi muzagire icyumweru cyiza.